Bashimiye kuba muri gukurikira James TV. Kuva wavuka nyoko yakuvana mu nda, wagiye ugira inshuti nyinshi cyane. Wagize Imana uriga, ubona akazi, umenyana n'abantu benshi, ukora inshuti koko karahava. Nyamara muri izo nshuti abagusuye ni imbagwa. Iyo utangiye gusaza, za nshuti zose zitangira kugenda zikembera. By'umwihariko ugifite imbaraga, nta nshuti yagusuraga. Nyamara iyo bamaze kuboneka inkuru y'incamugongo ati kanaka karapfuye, abafite amatelefone na smartphone intoki barazinyereza. Ati twagukundaga, ruhukira mu mahoro, ugiye kare, bashyira ku ma status. Rest in peace my brother. Abantu benshi berekana ko bari bafite agahinda n'umubabaro w'uko ugiye, nyamara ukiri muzima ntabwo bigeze baza kugusura koko. Mu burwayi bwawe abahageze ni imbagwa. Ase koko ibi bintu byagakwiye? Ahantu hose uzaza ugenda urebe, aho umuntu yapfuye haba hari abantu benshi, kugeza ubwo n'aba bantu utakekaga ko baza baba bahari. Ase biterwa n'iki? Nawe ufite umwanya muri iki kiganiro utanga igitekerezo cyawe. Ese abantu bakunda umuntu muzima cyangwa bakunda urupfu? Ase wakunda urupfu gute? Bakunda umuntu ari uko ari muzima cyangwa bakunda umuntu ari uko yapfuye? Komeza ukurikire James TV.